Uyu munsi tugarutse ku bakobwa batanu bo mu Rwanda bavuze ko batazigera bashaka abagabo mu buzima bwabo, ku buryo n'iyo babyara batazigera babana n'abagabo babo mu nzu. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu tujya ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe. Guhaye ikaze. Ku mwanya wa gatanu turasanga DJ Flex. Uyu yamenyekanye mu kuvanga imiziki, ni icyamamare gikomeye cyane mu bijyanye n'ubu DJ cyangwa se kuvanga imiziki. Uyu yavuze ko atazigera ashaka umugabo, ko we adashobora kwitwa umufasha w'umutware, kuko umugabo ari umutware ngo yumva icyo gihe byaba bimubangamiye. Ibi kandi yavuze ko impamvu nyamukuru yatewe igikomere n'uko se yaje kubasiga bonyine ari we na nyina. Bivuga yuko abagabo nta keza kabo, yabonye ko ari abagome bituma avuga yuko atazigera ashaka umugabo mu buzima bwe bwose. Bikaba byatumye DJ Flex aza kugaragara ku mwanya wa gatanu, kuko yakomeje kugaragara mu bitangazamakuru avuga ko atazigera ashaka umugabo na rimwe, ko niyo yashaka kubyara yareba uwo babyarana gusa ntibabane mu nzu nk'umugabo n'umugore, yareba uwo babyarana akita ku mwana we, byo gukomeza kubana n'umugabo we bikarorera. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga Mutesi Jolly. Uyu we ni igitangaza, aho yaje kugaragara mu binyamakuru bitandukanye avuga yuko abagabo ari inyana z'imbwa. Yavuze yuko atazigera ashaka umugabo mu buzima bwe, ko azakomeza kubaho yigenga, yitunze, mbese nta na kimwe kimubangamira cyaturuka kuba yarabaye umugore cyangwa se kuba yarashatse umugabo cyangwa se kuba afite abana n'umugabo babana. Uyu yaje kuvuga yuko atajya arota cyangwa se ngo atekereze yabaye umugore. Yavuze ko azakomeza kwibera umukobwa igihe cyose atazigera ashaka umugabo, ko ari byo yumva byiza kandi byamunezeza kurusha kuba yakwitwa umugore w'umugabo. Bikaba byatumye Mutesi Jolly aza kugaragara kuri uyu mwanya wa kane w'abakobwa bavuze yuko batazigera bashaka abagabo mu buzima bwabo. Dukomeje ku wundi mwanya wa gatatu turasanga Isimbi Noella. We yamenyekanye mu gukina filimi z'urukozasoni, ariko n'ubundi yavuze yuko atazigera ashaka umugabo mu buzima bwe bwose. Yavuze ko nta mugabo n'umwe bashobora kubana, ko atakomeza kwitwa umugore cyangwa se kuba umufasha w'umutwara. Ibyo bintu ni bimwe mu byamugora cyane, bikaba byamubuza kwigenga cyangwa se kwisanzura nk'uko bisanzwe. Avuga ko nubwo akunda kubonana n'abagabo benshi cyane, atajya yifuza kuba umufasha cyangwa se umugore w'umutware, ko ibyo bintu byamubangamira cyane, bikaba byamubuza kongera kubonana n'abagabo benshi cyangwa se kwisanzura nk'uko bisanzwe mu buzima bwe bwa buri munsi. Bikaba byatumye Isimbi Noella nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu w'abakobwa bavuze ko batazigera bashaka abagabo mu buzima bwabo. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umusizi ukomeye cyane, akaba yaranitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda 2022 witwa Bahari Love. Uyu we yasabye ko abantu batagomba kumucira urubanza bitewe n'uko we yafashe umwanzuro wo kuba atazashaka umugabo cyangwa se atazigera abyara. Uyu yakomeje kugaragara mu itangazamakuru agenda abivuga, benshi bakamubaza impamvu, ariko we akavuga ko yumva bitamurimo, ko atajya anabyifuza cyangwa se atajya anabitekereza na rimwe mu buzima bwe kuba yakwitwa umugore cyangwa se umufasha w'umutware. Kandi yakomeje kuvuga ko mu buzima bw'umuntu hari ibyo agomba kugeraho cyangwa se atagomba kugeraho bitewe n'impamvu runaka, ko atagomba gufata ibyemezo biturutse ku bandi, ko ahubwo agomba gufata umwanzuro ndetse n'icyemezo bitewe n'uko yiyumva cyangwa se bitewe n'uko abona ubuzima bwe buhagaze. Avuga ko nawe atazigera ashaka umugabo mu buzima bwe bwose. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tuhagera nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere wageze kuri uyu murongo wa YouTube ukaba utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure n'inzogera wabikora kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Ku mwanya wa mbere turasanga Marina Deborah, utuzi nk'umuhanzikazi ukomeye cyane. Yakomeje kuvuga ko atazashaka umugabo mu buzima bwe bwose, gusa bikagenda bimenyekana kandi bikagaragara ko ari mu rukundo n'indi byamamare bikomeye cyane. Aho yaje kuvuga yuko akunda Christopher, umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, benshi bakibaza ati ese kuki yavuze ko atazashaka umugabo, amukunda kugira ngo bigende gute? Nyuma yaho yaje kujya mu rukundo na Ivan Muziki, aho yaje no kumwambikira impeta mu ruhame rw'abantu benshi kandi bigakwirakwira kuri social media platforms zitandukanye. Ibi byagarutsweho n'abatari bake bibaza impamvu Marina akunda kuvuga ko atazashaka umugabo kandi akaba ari mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye cyane, nubwo nyuma yaho yakomeje kuvuga ko nubwo ari mu rukundo na Ivan Muziki, ko niyo yamubera umugore bitazamubuza kongera kubonana cyangwa se gukomeza no kubonana n'abandi bagabo. Ibi bituma bamwe bahakana ko Marina ari ukubeshya ko ashobora kuzashaka umugore cyangwa se akisanga yabyaye atabizi, bitewe n'uko akunze kujya mu rukundo kandi urukundo rushobora gutuma umuntu aba umugore cyangwa se umugabo cyangwa se akabyara. Ibi
bituma bamwe bavuga ko Marina ashobora kuba abeshya, gusa we akomeza kubivuga yuko atazigera ashaka umugabo, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere.